No, reka tubwizanye ukuri. Let us be honest with one another. Why don't you know English? Nukubera iki utazi icyongereza? I know there are many reasons that you're going to talk about, but all those reasons are going to reflect future. Tabizi hari impamvu nyinshi ushobora kuba ugiye kuvuga, ariko izo mpamvu zose ziragaruka ku bintu byabaye kera, ibintu byo mu mpitagihe. And again, I would ask another question. Reka noneho mbaze ikindi kibazo. Is it possible to know English? There are only two answers. Only two answers. One is yes, another one is no. Ese birashoboka yuko wamenye icyongereza? Hari ibisubizo bibiri. Rero ibyo uri gukora aka kanya nibyo biri butume igisubizo cyawe kiba yego cyangwa kikaba oya. Reka twongere tubazanye ibindi bibazo bibiri. Umara igihe kingana gute kuri social media? Ese ubona icyongereza ukimenye hari amarembo yafunguka? Nanone ibyo bibazo dushobora kubisubizanya. Niba umara igihe kinini kuri social media, tekereza ko uramutse ufashe iminota 30 cyangwa isaha ukayiharira kwiga icyongereza ushobora kukimenya. It can take years. Bishobora gufata imyaka, bishobora gufata amezi 6, bishobora gufata umwaka umwe, ariko icyo nzi cyo nuko uramutse ufashe umwaka umwe wiga ikintu cy'ingenzi kizakugirira akamaro mu buzima bwawe bwose. Just think about this. Ntabwo uzi imyaka ufite, ariko ufashemo umwaka umwe ukiga ikintu kizatuma ugira communication iri hejuru, kizatuma wihuza n'abandi, kizatuma ushobora kuganira, ikintu kizagufungurira amarembo, wabuhombye. Ufashe iyo minota 30 cyangwa isaha buri munsi mu gihe cy'umwaka, byaba ari igihe kingana gute? Uze gukuba hanyuma umbwire. Ese ayo masaha birashoboka yuko yapfa ubusa? Icyo nakubwira nuko kwiga icyongereza birashoboka. This is taking us back to the answer of the first question. Ibi biratugarura kuri cya kibazo nababajije bwa mbere. Ese nukubera icyo utazi icyongereza? I'm sorry to say so, but the reason is you. Bihangane kubikubwira, ariko impamvu utari kumenya icyongereza ni wowe. Ibyo uri gukora bituma wakimenya cyangwa utakimenya, nibyo biri gutuma uguma ahantu hamwe. Just give it time. Ubumenyi bw'ingenzi ukeneye mu buzima bwawe ntago ushobora kwizana, ntibishoboka. And no one is going to learn it on your behalf. Nta n'umuntu ushobora kugikwigira. Niyo yaba ari inshuti yawe, niyo yaba ari umuvandimwe, niyo yaba ari umubyeyi, ubumenyi umuntu arabwishakira. So reka tureke kwibanda ku byabaye kera, tureke kuvuga ku bintu byatubayeho bituma tutamenya icyongereza. Uyu mwanya dufite amahirwe yose ashoboka yo kuba twakiga icyongereza. This means we should not shift blame to anyone else other than ourselves. Ibi bivuze yuko nta wundi muntu tugomba gushinja uretse twebwe ubwacu. Birashoboka rero, you can learn English, you can understand it, you can master it, just give it some time. Hanyuma tuzahora nyuma y'igihe runaka hari amarembo yakingutse kubera ko wamenye icyongereza.